Yesu mwami ni utubaza ati ninde numye mu murima wanjye, dore hari benshi bazimiye, genda ubamenyesha ubuntu bwanjye. Yesu mwami ni utubaza ati ninde numye mu murima wanjye, dore hari benshi bazimiye, genda ubamenyesha ubuntu bwanjye. Mana yanjye ntege kubu unkozeho ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubundi imbere yawe. Mana yanjye ntege kubu unkozeho ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubundi imbere yawe. Mana yanjye ntege kubu unkozeho ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu untume mwami ubundi imbere yawe. Ati njye ntacyo nishoboreye, ariko ashyuhijwe n'umuriro, ati Mana none uzuntume. Umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo nishoboreye, ariko ashyuhijwe n'umuriro, ati Mana none uzuntume. Mana yanjye ntege kubu unkozeho ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubundi imbere yawe. Mana yanjye ntege kubu unkozeho ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubundi imbere yawe. Mana yanjye ntege kubu unkozeho ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu untume mwami ubundi imbere yawe. Hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo, muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo, muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Mana yanjye ntege kubu unkozeho ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubundi imbere yawe. Mana yanjye ntege kubu unkozeho ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu numa mwami ubundi imbere yawe. Mana yanjye ntege kubu
unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntege kubu untume mwami ubundi imbere yawe isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntege kubu untume mwami ubundi imbere yawe mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntege kubu ntuma mwami ubundi imbere yawe mana yanjye ntege kubu